birababaje kandi biteye agahinda. Imodoka ije gufatwa n'inkongi y'umuriro uyu munsi ku iki gicamunsi hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Imodoka imaze gufatwa n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka. Nkuko mubireba rero iyi modoka yaje gushya ku burangare bw'umushoferi wari utwaye iyi modoka, ubwo umushoferi yararimo anywera itabi mwino modoka, yarangiza bya bivungukira by'itabi bikagwa kuri moteri, birangira moteri ifashwe n'inkongi y'umuriro ahita asohoka mwino modoka isigara ishya nkuko muri kubireba kuri kamera zanyu. Iyi modoka rero yari yikoreye amaji yakuye ku isoko rya Nyarugenge irimo irajyana Gasabo, birangira rero iyi modoka ije gufatwa n'inkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro rero yatewe n'umushoferi wari utwaye imodoka wari urimo unywera itabi mwino modoka. Kizimyamwoto yahise yamagarwa byihutirwa, ariko kugeza amagingo ngaya inkongi y'umuriro yabaye kizimyamwoto itaraza, hashije nk'iminota 30 kizimyamwoto itaraza nkuko mubireba kuri kamera zanyu. Rero iyi modoka yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro irashya bikomeye cyane. Kandi boye wari uri mwino modoka avuga kuntu byagenze, avuga ko agiye akabona umushoferi arimo aradomeka isigara, we ntago yabyitayeho, gusa atunguwe no kubona moteri irimo irashya, dore yuko ngo yanavuze ko uyu mushoferi yari amaze no kunywa agacupa ku isantere. Bivuze ngo rero ibyo yakoze byose yabitewe n'inzoga cyangwa yagize uburangare cyangwa gushya kw'ino modoka byatewe na shoferi. Iyo byagenze gutya polisi ishinzwe impanuka ntago ijya ibyivangamo. Iyi modoka itakoze impanuka cyangwa itigize igonga umuntu cyangwa nta muntu n'umwe yagize upfiramo, ibi ngibi ntago polisi ijya ibyivangamo. Ariko kugeza amagingo ngaya harimo uwahiye arakongoka, wari uri inyuma wikoreraga aya maji yakira abakiriya, we yahiye, ariko kubwo amahirwe bafungura urugi ahita asohokamo yirukanka, ndetse imyenda imuhiraho bamushakira agatenge hafi aho ngo baba bakimushyizeho, ariko urumva ko nta kintu yigize aba uretse ko yahise agura indi myenda arayambara. Magingo anga rero iyi nkongi y'umuriro yatewe na shoferi wari utwaye imodoka arimo yinywera agafege. Kizimyamwoto yahise ihagera mu minota itarenze 30 byihutirwa ihita izimya iyi nkongi y'umuriro. Ni mu gihe rero kizimyamwoto ikihagera yahise izimya, nta kuzuyaza uyu mugabo bahita bamwaka ibyangombwa by'imodoka, perime, karite jaune na assurance na controle technique, basanga ibi byose ntago abifite, ahubwo icyo afite ni controle technique na assurance, perime nayo yari afite, carte jaune nayo yari afite. Kizimyamwoto imaze kuzimya iyi modoka iri mu bwoko bwa Hiace, yahise isaba umushoferi ibyangombwa. Umushoferi arangije ibyangombwa abona bikenya, nibwo bahise bahamagara breakdown, iyi modoka bayitere breakdown bayijyane kuri polisi ku bizibiti, kubera ko ntago yari ifite ibyangombwa byuzuye. Mwibuke ko ikizimyamwoto iba ari ya polisi, kandi ikindi polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda traffic polisi byose birakorana. Ni ikizimyamwoto izimya umuriro nazo ni traffic polisi, ni polisi zishinzwe impanuka zo mu muhanda, kuko nk'ahantu iyo hahiye ihita ihamagarwa ikahita ijya kuzimya. Nguko rero nuko nguko byagenze. Iyi nkongi y'umuriro nta muntu n'umwe yagize uyipfiramo, nta n'umwe yagize uyikomerekeramo bihagije, ariko nongeye kukubwira yuko iyi modoka yahiriyemo amaji menshi, amafata menshi, amata menshi, ndetse yahiriyemo ibintu byinshi pe, nacyo na kimwe bigize baramura. Ahubwo n'ubu ngubu kuba iyi modoka itahiye ngo ihinduke ubushwangi no kubera ko kizimyamwoto yahise ihagira byihutirwa, niyo mpamvu itahiye ngo ishwanyagurike. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba ariko bwa mbere ugeze ko muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereza umugisha. Nge nitwaga Kidasamura, urw'inkuru rugoto bakora rugakonkoma. Ciao ciao.